Urwo ruhinja rw'umuhungu abaturage batuye mu mwanda mu bwiherero uwemeza ko yarubonye bwa mbere ni umujyanama w'ubuzima Usaba Maria Efrosine Frere avuga ko yarubonye mu gitondo cy'uwa gatanu mu bwiherero bw'iwabo ahanatuwe we na nyina Uwimana Gertrude aburi hanze y'urugo mu mudugudu wa Kamashashi mu kagari ka Mpushi mu murenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi. Kufatanye n'abandi baturage n'inzego zitandukanye abahise baruvanamo barujyana ku bitaro bya Kabgayi. Naje hano Kabgayi nzanye umwana w'uruhinja natoraguye mu musarane mu rugo iwacu. Nari nzindutse njya mu irerero ry'abana bafite ubumuga kuko ninjye wari watahiwe kurera. Hanyuma njya mu bwiherero numva umwana asepfura. Vinarwedo wanu bigeraho abaturage bakurwo ruhinja mu bwiherero, abaturage ku bufatanye n'inzego zitandukanye bari barimo gushakisha uwaba yarujugunye bavuga ko batamuzi, ngo babonaga rumaze nk'amasaha atarenze 2 ruvutse. Bayirimye bamaze kuyirima umwana tumukuramo dusanga afite urureri ntago yaragenye. Rwari rugaramye rwose rurimo rusiriba utuntu tw'utuguru twatwo tubona karaho rwose kagaramye nuko nta mazi yaraburimo yaba yapfuye. Noneho kari kanagaramye igice cyari kiri mu bwiherero nukuvuga ngo aka gatwa k'inyuma nde warutayimusa ntawe tuzi no gushakisha barimo barabaririza abantu baba batwite. Ubwo rero barimo barakora ngo bagerageze barebe ko bagira uwo bamenya. Nyuma ndifuza yuko inzego z'ibanze na polisi yakurikirana uyu mugizi wa nabi akaboneka. Mu gihe uyu mwana yaba atabonye umubyeyi wo kumwitaho, uyu mwana nkamukomezanya kuko uyu mwana n'uwumugisha nkuko nababwiye ko namwise mugisha. Ibitaro bya Kabgayi nibyo byakiriye uru ruhinja. Umuyobozi mukuru wabyo Dr Muvunyi Jean Baptiste yabwiye TV Narwedo wanu ko rwavutse rwujuje igihe kandi biri ku rwito rumeze neza. Nta gikomere agaragaza ku mubiri nyuma. Ni umwana ubona wuzuye umeze neza, ntabwo arembye ku buryo nta nubwo ari ku mwuka. Ni umwana ubona ko gusa akeneye imiti yo kumufasha kubera aho hantu aba yagiye aba yavuye aba afite risike yo kugira ibyo dufata nka infection. Tugomba rero guhabwa imiti yo kumufasha. Uyu muyobozi anavuga ko bitarenze iminsi 5 ruzaba ruri ku kigero cy'uko ibitaro bya Rusezerera hagashaka urwitaho. Dukurikije uko ameze ni umwana ushobora kuba yamara mu bitaro nk'iminsi nk'itanu, hafi nk'itanu, ku buryo haramutse hatagize ikindi kibazo agaragaje wenda muri iyo minsi ashobora kuba yasezererwa. Ikindi wenda navuga mu gihe yaramuka atabonye umufata muri cyangwa se banyerewe ngo baboneke muri iyo minsi nyuma mu gihe twateganya kumusezerera tuzaba tumugumanye, hanyuma dukorane n'inzego z'ibanze kugira ngo hashakishwe benewe kandi iyo abuze burundu hashakishwa uburyo yabona abamurera. TV Narwedo wanu birangiza gutunganya inkuru amakuru y'uwataye urwo ruhinja ntabwo yari bwamenyekane. Umujyanama w'ubuzima yahise rwita Mugisha Ineza Musa, ari nako inzego zitandukanye zirimo gushakisha uwarutaye. Daniel Dushimwe Umuremyi mu karere ka Kamonyi.